muri 70% y'izamu kuko iyo uteye muri 50 nibwo gardien akora parade akayikuramo ariko nibizamu tuvuga rifite metero 1.50 wenda ingahe enda ukavuga ati nyishyize muri metero wenda imwe wenda na 65 kameme umuteye neza kire agomba kumenya hatera icya kabiri si byiza gushyira baro ku ipoto cyane muri abakinnyi benshi batera baro hanze cyangwa batera amapoto icyo kibazo barakigira wizamura cyane winayishyira mu mpande ngo ukabye cyane buriya mu by'ukuri umuhanga wa penalty nuyitera atadesize kuyitera ahaguruka nuyitera adesize kuyitera ayigeze amaze kubona gardien decision yawe akenshi kwe kuza ugeze neza kuri baro kareba gardien uko ameze wamara ko abagardien akenshi bamaze gufata uruhande bijyanye n'amaguru ye bijyanye n'ukuntu yabaye position ugeze kuri baro akenshi uhita ubonaho yafashe decision yo kujya Teruzareba Neymar agafrena gato gutera ikindi wenda twavuga kubazikuramo niyo composure nuko gutuza no kuguma mu murongo wawe ukamusoma nawe ugafata decision yo gukora iyo reflex cyangwa so kwinaga cyangwa kwitupa ariko akenshi atari ibintu uri gufata nka bahawura kwari abantu bavuga ngo gardien ngo ari kuvuga ngo reka ngiye umunsi wenda ndahura nayo ibyo ni nko kunaga igiceri iyo we n'abakinnyi batuje b'abatireri b'abahanga aratuza akakureba yabona winazembera akagutera nyina ndebye na experience y'abazamu Olivier yakabaye mwiza kurusha Adolphe ariko kandi harimo n'abatera ntabwo ari abafata gusa ikindi Olivier ashobora kuza akaza wenda Rayon Sport wenda rero yahushije mbere wenda bigatuma apergira confiance so tujye kuri penalty zikomeye cyane ariko navuga ni mu by'ukuri Kelo Omer ganye muko nakomeje kwivuga reka turebe utsinda Emery niwe ugiye gutera penalty ya mbere Emery Bayisenge myugariro kipe ya Rayon Sport nje mu kibuga mu kanya simbura cima ngabageze ikibazo nebyo Emery no giye gutera penalty ya mbere kipe ya Rayon aretereka neza cyane subira inyuma Emery ahanganye n'umuzamu Adolphe bararebana mu maso amasefu ati watera Emery Bayisenge reka turebe ndani yagezemo nubwo Adolphe yarakozeho gato ariko ndani yarayikurikiye neza cyane ariko yegereza poto hirya kandi ashyiramo n'imbaraga nyinshi Adolphe arayikurikira ariko ntiyageraho ku rwego y'ubutaka Adolphe azi gufata penalty Adolphe ni umuhanga kuri penalty zifite kabisa muri za Kigali yarazigurukiraga ebani hatari yarayisimbukiye ni yarayifite imbaraga kandi isa nkaho iri hejuru penalty ya mbere ya Peri penalty ya mbere ya EPR agiye kuyitera umuvandimwe Denis Womedi nibyo boda kiwanuka Kimu arazo burayi ndani mu nkanga atajye kurega mane Nyagasani mu nkanga hejuru mu byumve neza kari munsi y'umutambiko ahana ndani ushyira muraya na Courtois wabita kwizana Olivier n'ugiye gutera penalty ya kabiri Raya Courtois nande bose barikina muri reka turebe penalty ya kabiri ya Rayon agiye kuyiterera umuzamu Kwizera Olivier agiye gutera penalty ya kabiri abantu bari bacanze bibaye Olivier umuzamu niwe ugiye gutera penalty ya kabiri Kwizera Olivier itsinda rakomo naje agenda yinyeganyeza arayirota atega cyera uyu muginga wari hanze Olivier banza kwikoresha utuntu penalty arayushera iteneza Sansenike ariko itera hanze gato izamu abatoza bazikoraho yapfa kumanya gatandatu byose
reka turebe penalty ya kabiri ya mbere atari tire penalty gifite abakinnyi nk'ababedi reka turebe penalty ya kabiri ya mbere ariko bishobora kumutima Kajeje niwe ugiye kwitera Byiringiro Gilbert Kajeje penalty ya kabiri ya EPR Kajeje araza attention ndani yagezemo ayitereka neza cyane ayiterekamo ubundi umuzamu agakwiye kuba bamuhaye penalty byibuze nk'iya gatanu cyangwa gatanu wese gute ko atari condition ariko ibintu muvuga biba ari ibiki kandi ibintu byose biba byateguwe hano fako ari condition aha fako mwarimu yamubwiye ati umuzamu ateri ya kabiri asmane ndikumana mananga penalty ya gatatu ekipe ya Rayoni Asmane arayitereka niwe watsinze igitego yateye amapoketi hariya Asmane asubira inyuma attention muta barata penalty ebyiri muri eshatu attention penalty ya gatatu ya EPR agiye kwitera kapiteni niyo mugabo Claude agiye gutera penalty ya gatatu ya Peri Claude yafata mu rukenyerero arebana na Olivier mu maso attention Claude niyo mugabo azi imbere y'abare yaravuga ati ntabwo mbabona neza mwabafana mwe ati simbabona afata ikiganza cyeza imbere y'amaso kuko nabona ko ntabumva penalty nziza cyane ya Ulaya zimwe z'Uburayi cyane apere eshatu Rayon Sport imwe Mugisha Didier Taichi ayirata apere twari igikombe cy'amahoro Didier Taichi reka giseri yarajya yamaze kubivuga ngo aterufara dushobora kabisa nk'uko bimeze Didier Taichi arayitereka penalty ya kane ya Rayon asubira inyuma Didier arinengeka araza mu mwiryo mwinshi ndani Burayi ndani cyane ubonye kuna sayira ya nyuma ya kane ya APR aba badediye bagombaga kuba bateye yateri yinjira muri kamuta hari ingingo mushobora kuzagira gutya mukabona afashe ikiziriko afashe mukisa ashizemo hano akajya yitembereza hariya muri rompuwe mu mujyi attention reka turebe iyi ngiyi bayishyiramo Omedi Dennis Omedi ono mwana wa Kampala ajya kukuba penalty no kuba yarayushije Dennis Omedi ajya kukuba penalty no ono muganda ono musajja w'amanyi Dennis Omedi ayiterekamo reka turebe batangiye kubyina abasore b'ikipe ya APR bavuga bati turagitwaye twikurikiranya Omedi no muganda asubira inyuma penalty ya nyuma y'ikipe ya APR Omedi Rozo bagiye guhita bakapodiyumu ako kanya wabonye podiyumu ikipe ya podiyumu bagiye guhita bakabatangiraho igikombe ahubwo bari tayari penalty enye kuri ebyiri igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya APR
bafata nabi kuko bigenze nabikubwiye oya bafite abantu batera penalty gukana ariko igikombe cy'amahoro umugani w'abafana bari muri studio kare iyi nkababareyo izabakurikirana ibindi byinshi ubusesenguzi bundi bwinshi cyane naho ku munsi wa mbere APR yegukana igikombe cy'amahoro tubutse ko mu bakobwa Rayon Sport ariyo yagitwaye itsinze Polisi ibitego 2-0 mu bagabo rero ikipe ya APR ikaba gitwaye banyuze 1-1 bagiye muri penalty APR itsinda 4-2 mumaze kugira umugoroba mwiza cyane yakoze kwizigira